Yes, twagiye kubaha ikaze mwebwe mukomeje gukurikira Boom wese amajyaruguru amajyepfo birasozwa uburengerazuba ndetse n'abantu bari muri diaspora mwese ikaze nimba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wibuka gukora subscribe amakuru yacu muri tugende tuyahera mu Rwanda nuko abacukuzi b'amabuye y'agaciro bagiye kugenda bahabwa agaciro kubera yuko ngo abacukuraga bakagenda babura amafaranga rwose kubera ko bagiye bacukura bakagenda babura ikintu cy'amabuye y'agaciro uwo munsi bagatahana ubusa umuntu akaba yagenda amara n'icyumweru nta kintu agiye abona. Ubu ngubu igihugu cya Pakistan rwose kiri mu gahinda gakomeye cyane kubera yuko igihugu cy'ubundi cyagiteyeho igitero rwose gikomeye cyane n'ibindi bitero shuma ko ari 8 byose mwe bikaba ibitero 9 rwose. Igihugu cya Pakistan kikaba kiri mu gahinda gakomeye cyane, ariko mwibuke yuko Pakistan ifite ibitero bikomeye cyane nayo iri kugenda igaba kandi bose bakaba batunze ibitwaro bya kirembuzi ku munsi. Mu bintu bijyanye n'imyidagaduro nuko wagenda umenya yuko Yamano yamaje kugenda atangaza amagambo akomeye cyane yuko rwose yagendaga yikundira wikeza Pamela n'umugore wa The Ben kubera yuko rwose ngo yamubonaga akamubonamo ubwiza buteye amabengeze. Ikindi wagenda umenya cyo igitaramo cy'uwitwa Jose Chameleone kizagenda kiba ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu 2025 rwose ku bantu mwese mwari mugitegereje rwose ubu ngubu mwitegure neza cyane kandi buri wese agenda yambarara kuzagenda rwose akitabira. Uwitwa Bushari Bushido nawe akaba ari kugenda atangaza amagambo akomeye cyane rwose kuri RBA yuko rwose yagiye ashimishwa na Inch Kevin kugenda yisanga muri rwose mu irushanwa ryo gutwara imodoka rwose hano mu Rwanda ngo kandi itsinda rya Kenya Trap bakaba bari kugenda bakora ibintu bikomeye cyane. Witwa Yakamwana ubu ngubu rwose akaba yafashe umwanzuro kuzajya agenda yihahira ngo kubera yuko ngo abagore baragenda rwose bajya guhaha bakagenda bagavura. Mu bijyanye n'imikino ikipe rwose y'igihugu y'u Rwanda ikaba rwose yatsinze igihugu cya Djibouti ibitego rwose 60 ku bitego 4 aho ngaho ni muri handball rwose. Ikindi wagenda umenya hano mu Rwanda nuko hari amakipe ari kuyirwana no kugenda azamuka mu cyiciro cya mbere. Sunrise rwose yo ntabwo irimo ahubwo ni Etoile de l'Est, akazamo Gicumbi, akazamo na AS Muhanga rwose ni hamwe n'izindi ekipe. Hanze y'u Rwanda muri Tanzania rwose ikintu twagenda tukubwira cyo ni ikintu kimwe, amakipe yaho rwose nayo akaba rwose ari kugenda yitwara neza. Ariko ikintu wagenda umenya muri UEFA Champions League ekipe ya FC Barcelona agiye kubitana n'akaga gakomeye cyane half time rwose yakaba yari maje gutsindwa ibitego 2 ku busa, ariko muri full time yaje kurangira ari ibitego 3 ku bitego 2 ariko bogejeho iminota 5 yonyine gusa byayibayeho n'ugukubitwa n'inkuba neza cyane yahise ukubitwa igitego rwose bitabiba bitego 3-3 bagiye muri prolongation ku munota rwose w'109 bahita bayisoza igitego cyitwa Lala Salama cyangwa Lala Fofofo rwose bitabirangira ibitego 3 ku bitego 4 FC Barcelona ibirasezerewe rwose igihugu cya Espagne mu mujyi wa Roma mu mujyi wa Inter Milan rwose abantu bose bari kugenda bibyinira itsinzi mu duce twinshi rwose. Ubu ngubu n'abakardinali bakaba bamaje kugenda bishyirahamwe rwose kuva kuri uyu munsi bakaba bagiye kugenda batora papa. Ayo n'andi makuru yose mu kanya ku buryo burambuye njyewe ni Gacha Henry ikaze. Witwa Bushari yagiye asobanura igihe rwose yagiye amenyana n'umugore we bagiye babyarana ndetse n'ukuntu ibintu byabaga bimeze situation. Ikintu wagenda umenya cyo nuko rwose ngo yamukunze uyu mukobwa akiri ku ntebe y'ishuri. Nawe mbabarira wumve aka kantu. Buriya mu baby mama wanje buriya no umuntu wakunze kunyitaho byatari kuva umunsi wa mbere tumenyana. Nipfusha nanjye nkipfusha nkakanda umutima nkawufata ngati I love you nanjye akambwira ati naribi urugiye romantique na Bushari yakomeje kugenda atangaza yuko rwose n'abaraperi burya ngo bagenda bagira urukundo kandi uko abantu bagenda bafata atari nako abantu rwose b'abaraperi baba babayeho.
abikomesha mwana wa mama ajya wituriza romantike gusa se romantike garden tukambaye nka jaridi yiryamishwa yifusha yabusha amabari no kurya bikananira ntabwo biba byoroshye rumva nyine umunsi umwe namubwiye yuko mwemera mukunda bya hatari nibwo nyine twatangiye gukururana bya hatari ndabyibuka icyo gihe yigaga mu wa gatandatu segonderi ni nabwo buriya hagiye habamo amaso yagiye habamo ibiki ariko nyine ikintu buriya cyankomfirimye kinansaba yuko kinamfosinga kuba namusaba yuko twabana nukuntu yanyitagaho mu bihe byose nabaga ndi muri so ndi mu bibazo yanyitagaho nigeze acika kimeko zo kunyitaho nkiva mu bibazo nkabona umuziki wanjye ni ikintu nzakora kikantunga kikaba cyamfasha no kuntunga na family yanjye muri rusange nibwo nahisemo proposa yuko twakwibanira ariko iwabo batabyumva kuko urumva yakomeje kugenda anasobanura kuntu rwose abana bo mu ngagari rwose biba bigoye kugira ngo umutsindire ariko byaje kurangira n'ubundi witwa Bushari Bushido rwose ku gasima n'utundi tuzina twinshi cyane amwegukanye neza cyane ubu ngubu bakaba banibanira nk'umugabo n'umugore yari umupetite kandi abapetite buriya abana b'umubyeyi yari beza wabo abari so wabo byabagoye kubyumva ariko nyine bageraho barabyumva kuko we yarabyumvaga deje we niba yarabyumvaga iwabo nta kintu ntabwo bari kumubuza kubyumva yego nibwo twafashe umwanzuro wo kubana turabana tumarana igihe tunafata n'umwanzuro wo kwibyarira agapeti kacu yego tutararengaho ibitekereza kuri gahunda y'ubukwe bwatanje uyasapa yego ubukwe bwanjye buzabera mu ntara hose z'u Rwanda intara zose z'u Rwanda nawe tugira nka supermanager supermanager suri yabaho supermanager ni wazira nakabaho intara zose z'u Rwanda kubera ko ndi umunyarwanda n'umubebi mama wanjye ni umunyarwanda kandi abanyarwanda hafi muri rusange turabakunda kuko dutesha turi abanyarwanda nabo baradukunda rero ubukwe bwanjye bizaba ari ibirori ngomba numva nabo u Rwanda rwose rwaryaho kuri cakura ku gasoda ku gakeke urumva se muzabukora umubyaje nk'uwakangaye oya kubyara byararangiye yabushe babiri barabaye byararangiye ushaka umukobwa aranikonesheje byararangiye abafite ndabashimira Imana. Bushari ni umunyabitwenge ahantu hari hose rwose nta rungu kandi rwose ni umuntu usabana na buri muntu wese. Umva ikintu yasubije bamubajije ngo ese izuba ryatswa n'iki, ese ni ukubera iki tuzi neza yuko ukwezi kwatswa n'izuba ariko se izuba ryo n'iki kigenda kigatsa? Umva akantu agiye asubiza hajya bavuga ngo ni umutwe wa Jesus, umutwe wa Jesus ariko riba wakasinze. ibara ry'akazi ryakijwe n'iki? Ni umutwe wa Jesus. Jesus afite igitwe kinini kubitse urumva sinaho guhora kwaka. Yego guhora ukwezi kuraka kwatswa n'izuba ko buri ukwezi kurifectinga urumuri guhabwa n'izuba. Iryo zuba riba ryakijwe nande ryo? Umutwe wa Jesus. Yakomeje agenda asubiza amubajije ku bana be kandi yagiye anagaragaza yuko ngo mwene Sunzu avukane Sunzu kandi umwana w'iki gihe rwose atandukanye n'uwa kera kandi ikindi ngo umwana wawe witaweho neza akiga ahantu heza rwose aba afite ubumenyi bwinshi ntabwo aba ameze nk'abakera. Umva akantu yagiye asubiza MIE cyangwa umwite Irene Murinda habi mwazaba ari umupira tudatwara icyogajuru tu kuko yohana viziyo bavukiyemo ni y'ibiguruka gusa ni ikirere no kwataka ikirere wallahi bwisanzure kabisa yani mwisanzure ibisore bibiri mu rugo
so kupita n'amajido ntayo ubundi kwiga ndi kwitoza ikintu bita igipfunsi kuko yani mbese iyo turimo abana babizi ubuze bisa gukubita byagukubita kuko abapeti w'iki gihe baba umuntu agerageza kuba atabona ibiceri kugira babone n'ubumenyi bwiza amashuri biga ahantu heza kandi umwana buriya iyo yize ahantu heza nta kintu wamubeshya n'igiporezo cya danje nta kintu wamubeshya yaguhitana Bushari yakomeje kugenda atangaza yuko rwose nta hantu na hamwe yigeze ajya gupafominga ngo agende abura icyangwe kandi ngo anagende rwose yibuka igihe yabonye Haraso ari ku gitaramo agiye amubwira neza cyane yuko yagenda anamwibutsa maze umunyamakuru agenda amusubiza yuko ngo ntago bagendaga ku bitaramo bari kumwe byose ariko Bushari ambwira ati ntago rwose kugenda abyibuka umva situation bari barimo cyangwa cyabuze ukakibona muri haso zirenze ntabwo ndi kugerageza kubyibuka kuko buriya inshuro nyinshi buriya ngiye ntabwo sinjya nkodesha imyenda sinjya nira imyenda ahubwo ndayigura nkagira n'abadizayini banjye reka nkorohereze basi nyibutsa nka stage waraburijeho abantu bakagira ngo ni flex fashe ariko twibukiranye kuko bari stage baje kuba gasa yesu nari nabuze waraburijeho nararaburije ukaraburiza abantu bakagira ngo ni za flex zawe nyamara ibintu bitagenze neza kandi ari wazi nowe motsira nabuze icyambu oya si kubura icyambu wenda ari nk'ibikubayeho ukumva nyine ibintu bigenze neza ariko kwa kundi nyine uhita wideburiya bigakomeza nkaho nta cyabaye kandi mu by'ukuri wowe uvuga uti nari mpiye kari kambayeho ntabwo ndi kugerageza ko yuko uwo munsi we basi nkopeza niba wibuka umubwire wenda wahana hariho tu twarajyanaga busha stage yose turajyana twabaga turi kuhase uko naho burimo imbere ukareba kuri nawe ntwayumva gutya ari umuntu yakubwiye nawe wikururira yaba atari ivumbi nakose yaragiye anasubiza rwose igihe yagiye yakira amafaranga menshi kandi ikindi anagenda ashyira ku mucyo rwose mu gihe muzajya mugenda mumubona yiturije mu gihe ataragera kuri stage ngo biga ngo aba ari kugenda amedita kugira ngo arebe ahantu rwose hagenda haboneka icyuho mu bandi bahanzi bagenzi be maze ubundi we ahite azamuka afite imyuka myinshi maze ahite ababyinisha bibarenge uwo nta wundi ni Bushari Bushido hano umupapa wanjye uriya njya nkunda kumushimira aba yarangiriye icyizere akabona yuko hari ibintu nshobora gukora bitandukanye n'iby'abandi ba artiste wenda dufite baba bakora bosi wanjye bimwita Mushyoma Bubu niwe muntu wanamitse kabisa navuga ati uyu munyu ndazana amabinga nka Davido kabisa wenda urigata wanga gushira navuga ati amen kabisa uno munsi wa mbere wari ibikiri byinshi muri game muri East African Party muri East African Party niyo mpamvu na n'ubu ngubu n'iwacu na muzika kuri stage ubu uri umugome sinzi ibintu uba wisize mani washaririye cyane ni spirit ni umwuka wera ngendana nawo wanjye ubu ndimo unyemerera kuba nyine mba ngomba kuba mfite itandukaniro n'abandi ba artist tugiye guhurira ku rubyiniro nta kindi kabisa ni ugushwanyaguza hasi hejuru yagize amahirwe yo kubona utarura stage umara akanya usa n'uri kumedita cyane cecetse uri wenyine bari bimeze bite buriya ndi gupakira ibikiza imyuka kwezi kuko mbagiye kugurutsa abantu bari kuba ari isharari n'uvuga ubu uri ahantu ujunja ndi gupakira udupompaje dutanu twanjye sinjya nurenza kuko ntabwo nkeneye kuba ikibonsa gusenga cyane
Bushari nakomeje anaganira na RBA ayibwira neza cyane ko rwose yagiye gukorera amashusho y'indirimbo rwose igize album ye rwose neza cyane mu gihugu cya Ghana, agenda anahurirayo n'abantu rwose baturuka hano mu Rwanda. Ni nawe muntu wayimukoreye video kandi akabungubu uwo nguwo akaba agenda yibera rwose mu gihugu cya Israel. Umva amagambo yasubije neza cyane ko rwose atazigera na rimwe rwose yisanga muri kariya gace kwa Aziya y'Iburasirazuba. Umva amagambo ya Bushari. yibera mu bihugu byo kwa Mesiya bazakayo kwa ba Yesu ba Pilato bandi bose. Ariko nyine urumva n'umujene iteka n'iteka wubaha ati yo mu Rwanda kuko nari umunyarwanda. Black Judah garantumiye kwa karira yabona ndasaba gusaba uruhushya bose bamwe ati ngiye muri Israel kureba ahantu Isa kuri Maria yavuki urumva mwahuriye Ghana Urumva cyangwa nini muri Israel yagumye nini oya just byamfashe byansabye yuko dupanga plan tugahurira muri Ghana. nibyo navugaga mwahuriye muri Ghana. Je natinya kujya muri Israel kubera oya ntago twamateka y'abari abajene kandi nanjye nabahemu oya nangarabaye numva buri gihugu cyose kigira amateka yacyo. yego nanjye kuko mba mfite amateka y'igihugu cyacu zanyoyingiza ryagombe ntabwo yabuze n'abandi. Uwitwa Gasuku Media rwose yahaye uwitwa DC Kramer icyitwa ikinyarwanda, ageze ku witwa Sky2 wa Bagaye ahita mukubita icyitwa Gasopo n'ikarita y'umutuku, ariko rwose yagiye aha Gasopo ya nyuma na nyuma. Uwitwa DC Kramer showbiz yo mu Rwanda nta kintu kiberamo rwose, nta rindi terambere riba rishingiye ku matiku rwose za showbiz. Niho hantu hambere hagenda habahereza icyitwa imirongo cyangwa ukite express mu bijyanye no gucuruza. Umva amatiku we ntago navuga kuri nka Skyto kuko Skyto n'ubugira rimwe ni inshuro ya mbere Skyto bigerageje, so nawe mukubise icyo bita Gasopo carte jaune ndayimukubise namubwiye nti azongera gato kongera kunzana mu biganiro bye ameze nk'uri muransamisha umugati. Yewe kumvuga nta kibazo, ngwino ntwike nta n'ikibazo kibirimo pe, ariko wikoresha izina ryanjye mu gusaba umugati aho ntagenda. Kera ababyeyi bajyaga batubwira ati kwa runaka buriya ntabwo ari sawa kujya uhagenda. Iyo mama cyangwa se papa yazaga akagusanga wagiye mu rugo rwa runaka bakubujije kujya ujyayo, baragufataga bakaguhwitura. Ako niko gahwituzo nyujijeho witwa Skyto. So wowe Kramer rero wowe mu gushaka content zawe zikwinjiriza amafaranga ukifashisha izina Yesu zo mu mipango ukamvugaho amagambo ameze nk'aho arimo arankora tortire morale, aho ntago mbyemera. Ndablaga ndi umuntu blaga, ndi umuntu blaga cyane. Ushobora kubyuka mu gitondo ko bateko gisubiza mipango kirasa n'ingurube cyane gisubiza mipango kiragira gutya, ariko ari ibindi uvuga nkabona ko warengereye. Rose aka gapeti gona ka Skyto sinkabwiye nkakabwira ni wowe ntago nshobora kuba navuga ku muryango wawe. Ndabwira wowe wamvuze umugore wawe n'umwana wawe ntago bari muri ibi bintu. Ndabwira wowe wabivuze kuko wari wenyine. Je m'adresse à toi, ariko ndakubwira ni wowe Kramer. Ndakwiyamye ndongeye ndakwiyamye, so ndava kuri wowe ndengereho gato. Ndava kuri wowe ndengereho gato kugira ngo noneho wumve uburyo bijyanamo. Sinzimba ngo wiraza kukumvikana cyangwa se ngo binasobanuka. Ndaza kukuvaho gato mere nk'urengeraho gato, mfite n'udukwapurufu dukeya mu kuntu noneho mbivange bihuze wumva ukuntu bijyana y'umuntu akuvuzeho. Yagoje Puntati rwose ubu ngubu akaba ari kugenda yishimira ko uwitwa DJ Brian ndetse na Tesha bagiye bamusaba imbabazi, ariko nta kintu ngo aragenda abivugaho. Ariko icyo twakwishimira nicyo rwose nuko amatiku yabo ari kugenda ashyirwaho akadomo rwose. Ariko ubu ngubu na wa mugabo bagendaga bazana kuri kamera za
Yago Depondate nawe akaba yagiye asaba imbabazi witwa rwose DJ Brian kubera yuko ngo hari ibintu byinshi yagiye amuvugaho, akaba rwose n'ibintu yagendaga avuga yuko bishobora kuba byagiye bikomeretsa abafana ba DJ Brian rwose ngo nabo bagendeye bamubabarira. Rwose icyo dushaka nuko showbiz zo mu Rwanda igomba kugenda izamo icyitwa amahoro, urukundo, ubumwe n'iterambere. Rwose iby'amatiku n'inzangano tukagenda tubishyira ku ruhande, kuko twagiye tubona yuko nta musaruro bigenda bitanga, ahubwo bigenda bizanamo icyitwa urwango, ubugome, ubwicanyi bwa hato na hato. Ibyo ngibyo rwose mureke tugende tubitera ishoti. Umva neza cyane amagambo y'uyu nguyu yagiye atangaza yuko nta muntu wasongeye guhereza ikiganiro cy'ubuntu atagiye amwishyura, kandi ikindi akagenda rwose anazana icyitwa ubwino nyabwo ahangaha ku mihanda. Jewe umurongo wanjye ngewe ni nshaka abatumirwa, ngewe ngomba gushaka abatumirwa, ngewe ndi content creator, ngewe nda creating. So niba wifuza umwanya wanjye ukifuza kuza kuri Yago TV show ngo nkoreshe ikiganiro, mugiye kujya mwishyura kandi amafaranga menshi, kuko ngewe nzakomeza go creating content, nzakomeza guha abantu bage aba big energy ahantu mwese muri big energy turn up. Mbivugiye muri iki kiganiro Mujene kubera ko mwakomeje kugenda mumenyera cyane, ubu noneho hano bw'ibigano muzongera kubibonera ubuntu. In case you don't know, ntabwo ibigano muzongera kubona. Niba ushaka ko mwicaza kuri Yago TV show nkakuganiriza, uzajya inyishyura kandi amafaranga atari make. Hanyuma turebe ko Yago TV show izambara ubusa, aho mwirirwa muvuga ngo twishyura abantu ngo ariko sha ubu nakwishyura ngana kwicaza kuri Yago TV show. Musari benshi baba yifuza kwicaraho. Abo bagenzi babo rero barabasemeye, babakoreye ibintu bitari byiza. Bagenzi babo guhera uyu munsi, this is a big announcement. Umuntu wese ukeneye ikiganiro kuri Yago TV show, ushaka waba uri umugore, waba uri umugabo, waba uri umusore, waba mpamvu tugiye no guhindura n'indimi, tugiye kujya tukora no mu Kigande, gukorera ibiganiro mu Kigande. Kigande n'icyongereza kuya no longa loko, ariko turabibabwirane mugiye kujya mutwishyura. Harimo icyo kintu cyatumye ngiye numva ejo naribaje ko se uyu mujene yabagira indimi ebyiri, yaba asi wanje akavuga ngo ngaje kuvuga ibi ngibi, agera hirya na agahita avuga ngo yaramwishyuye ngo cyayagona hamwe umujene n'abandi arambonamo karori. Nanjye ndikarazi mujene arambonamo muri Yago. Njye nabibwiye abantu kuva na kera n'isoro zanjye ngenderaho, nababwiye ni mu bukene bwanjye hari ibintu bitatu nazegeranye, sinzigeranye n'ikinyabupfura n'ubunyangamugayo ndetse n'isuku. Mu bukene bwanjye sinzigeranye n'ikinyabupfura, ubunyangamugayo ndetse n'isuku. Ahantu uzambona hose iyo umuntu turi kumwe, ntabwo ndi wa muntu kuvamo ngo ngiye kugutaranga cyane, nta n'ubujajwa ngira. So uyu munsi wa none ntabwo bavuga ngo urinjajwa. Ndinjazwa gute? Ngo waje ngo kuvuga ko DJ Brian ngo wamuguriraga inkoko. Oya, nabisobanuye nakahinda iyo umuntu akubabaje. Witwa Mr. Masaki. Tujye tubivuga, nawe ni umuntu yababara, rega nanjye nababara. Hari ikintu ukora ukoreshejwe n'umujinya, urukimo kumusaba imbabazi. Ariko njyewe nta kintu ndatangaza kukuba DJ Brian yasabye imbabazi, nta kintu ndabitangaza, nta nicyo nshaka kubitangaza muri iki kiganiro. Twebwe turi ku rugendo rwawe nawe, niba tugeze ku musozo rero, niba wowe wumva igihe kigeze cyo kumva umutima wawe ugucira urubanza, ukumva waca bugufi ukamusaba imbabazi, ni ukuri naguciye mu ijambo, n'ubundi umwanya n'uwawe, kugira ngo DJ Brian nawe ahari anabyumve ko wamubabariye. Narundi rwango rega nari mufitiye, nanjye n'ubwoba bwaneye biriya n'umujinya na stress. So Brian nawe ndacyagusaba imbabazi, wisubire mu Rwanda ukeye, wisubire mu Rwanda mwisabira ikintu. Brian ni wite ku bantu bo ku ruhande, message z'abantu cyangwa comment z'abantu, nanjye zitayeho, nta n'uwanegetse kumusaba imbabazi. Ninjye nawe ni umutima wanjye, ariko noneho icyankoze ku mutima cyane kurusha ibindi bigatuma mvuga ni Brian
reka mbe namusaba imbabazi. Yego nshobora kuba naravuze ukuri ariko nkakuvuga mu gihe kitari icyanyacyo. rero ubwo rero ugiye gusaba imbabazi rero ubu buryo none budasobanutse bashaka kuza kuzikwima kubera ko buriya gusaba imbabazi ntizitangwe pe umuntu asaba imbabazi ariko ntazihabwe kubera iki? Kubera ukuntu azisabye ukuntu urimo kuzisaba ndimo ndabyumva nkumva ntabwo mu magambo make yani mbabarira aho nakubabaje aho nagukomerekeje. Uyu munsi wa none naje kuri Yago TV show aho naba narakuvuze nabi niho ngarutse kugira ngo mbe nagusaba imbabazi imbere ya Brian. Ndapfukamye musabye imbabazi nk'umwana watojwe umuco nk'umuntu w'umugabo wakijijwe. Musabye imbabazi Brian, mbabarire aho nakuvuze nabi, aho nakurakaje, aho natumye urakara. Inshuti zawe zimbabarire, abavandimwe bawe bambabarire, byatewe na situation nanjye nari ndimo. Uwitwa Yakamwana agiye agaragaza neza cyane ko rwose ukuntu umuntu atajya ajya kwihahira bagenda bamugavura. Nawe yumvira rwose aya magambo ya Yakamwana. nzongera kugura n'aka gaciro buriya umuceri ni mukeya ariko ni hafi y'ibiciro urabona ko birimo utazagura agafuka kuzuye gashyire mu rugo. ariko se kwavuga ngo umugabo wahahiye urugomo nyine umugabo wangutse wegereye ngaragira aba igisambo. Ntabwo ari ubusambo abagore murakavura, niyo mpamvu ugiye kujya nigira ku isoko njye mbyihahire mbishyire mu rugo. Niba hari utwo ndi bupangire madamu wenda two kunywa agafanta nagiye ku kazi nyamuye menye ko araye, ariko ibintu byo kujya muri amafaranga nkamariza nk'ibihumbi 50 avuga aya mafaranga uzayahahisha ibyumweru 3 cyangwa ukwezi. Ejo mu gitondo kabura amafaranga yashize nkayoberwa ukuntu yayanyereje. Abagore musigaye mugavura. Rero ngiye kujya mbyihahira muri sitoke, niba hari utwo ndi bupangire umugore ndi bumugenere wenda kunywa agafanta mu nzira cyangwa hatagira undi mugore umusuzugura muri karitiye mumuhereze. ariko ibyo umugore umuha 50 gusa birahisha ukwezi muri babiri Sinzi bihawe uko iminsi ibiri bakubwira ngo amafaranga yashize. ibyo biberega ibiciro birahenze. Ntabwo ari uko bimeze Ibiciro byaruye. ariko se koko soko maze ngiye kujya nigira ku soko menye umunyu ngo nangahe, menye ikiro cy'ubunyobwa ngo nangahe, niba ari indagara menye ngo nangahe, niba ari igitunguru ikiro menye ngo nangahe. Naho ibintu by'umugore wanjye kungavura jamais de la vie. ahubwo noneho niwe bazajya bahenda cyane ko wakura umusitari. Ko ni umusare umaze kubona uko ni umusare kubera iki? Niba uri gukatuza se ntabwo bazajya bagukatura. wigeze mu ntabwo birakubaho se ngo umuntu akwiye sitari mugiye kujya mubahenda ngo ni ukubera n'abasitari. Tuzaka ni ukuvuga niba umuci 20 ku kintu nzaguha 1/2 ubwo ni 10,000. Niba uciye 10,000 ku kintu ubwo ni 5 kubera kungura ngewe. ntabwo birakubaho nk'umumotari akaguhenda kubera ko uri umusitari. Njyewe se nagenda n'ibibiki. Niba mvuye hano wenda ndi bugende urugendo rw'icyatanu ngendo rw'icyatanu n'amaguru atagisha 1,000. oya birekeye akaba uri umusitari jya ugabira n'abantu. uri umusitari aba agomba no guha abantu. Amasare n'utanga iby'abantu ndi meyasi ndi gitifu. ese gitifu niwe utanga iby'umuntu. ubundi guha agatoki kangana gutya kadapima n'ibiro bingahe ngo ni njye ugomba guha abantu. ahubwo ese urugenzi nta mpano baguhaye. bamaye iki se ko nta n'igiceri cy'10 bamaye ngo abakire bari bataraye. cyakora gihe nizihejwe nizeseme nzovu yatashye ariko rwose nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wa YouTube channel rwose wibuka gukora subscribe. Wowe uri muri Quebec, uri Tennessee, uri London, uri Australia, abantu mwese muri ibyo bihugu, muri Amerika yose y'amajyepfo y'amajyaruguru, abantu mwese muri Aziya y'uburasirazuba, abantu mwese muri mu Bushinwa. Iyi video rwose ukaba wamaje kugenda uyibona, wumve neza cyane ko rwose iri kugenda ikorera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Nimba nawe uri ku mugabane w'i Burayi, abantu mwese muri Denmark, abantu muri Hungary, abantu muri rwose Finland, abantu mwese rwose mukunda ibyo dukora mu burasirazuba bwa Afurika, mu burasirazuba bw'u Rwanda, mwese ndabakunda cyane. Shout out.